Hari ibintu tubamo kandi bisa naho bigezweho muri iyi minsi, aho abagore hari itegeko bica kenshi kandi iryo tegeko rikaba itegeko rya mbere mu rukundo, nyamara urukundo nirwo bita ko babamo. Nitwa Samuel Mugisha. Menya byinshi ku bibera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima unamenya byinshi ku bibera mu isi, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Kurikira iki kiganiro mpaka ku musozo, ndabizi uriga isomo rikomeye. Dore ibyo ndimo mu kuvuga. Twakuze hari itegeko twemera twese mu bwana bwacu ryari rimwe, ryavugaga ko ari ikizira mu rukundo gukundana n'undi muntu. Byari ikizira cyane mu rukundo gukundana n'undi muntu ukiri kumwe n'umwe mwari kumwe wita ko mwatandukanye, aba ex. Abagore b'ikinyejana, ikinyejana kigezweho cyangwa se abagore b'iterambere, ibyo ngibyo ntabwo babikozwa. Itegeko bica nta rindi usibye kuba badasimbuza abo bari kumwe nabo. Ubundi ntibibaho kugirana umubano wihariye n'undi muntu runaka mu gihe ukiri kumwe n'uwo mwahoranye. Abagore b'iyi minsi cyangwa se abakobwa bajugunye cyane iryo tegeko ryabo cyangwa se rya sosiyete cyangwa se rya muntu, barijugunya munsi y'ibirenge. Baragiye bakora icyitwa wifi, ku buryo umuntu aho ageze hose aba afite cyangwa se ahafite umuntu. Uwo ni umusore cyangwa se umugabo. Uyu munsi bafite abagabo bita ko ari abo kwitabaza igihe ngo byanze cyangwa se ngo byakaze. Uyu munsi dufite isi aho mu mibanire hagati y'abagabo n'abagore, iyo utamushimisha ubwo ahita atangira gushakisha abandi. Aho uhumbya gato cyangwa se rimwe ako kanya akaba yagucitse. Gusa ikibabaje ntabwo ari ibyo ngibyo. Ikibabaje cyane ni uko ibyo byose bazabigukora kandi babigukore batuye mu nzu yawe. Dutuye mu isi aho umugore abyara abana 6 ku mugabo wo hanze, akagumya kuryama mu nzu yawe wubatse, akagumya guteka ibiryo wahashye, yewe akanabishiririza rimwe na rimwe. Abo ni abagore b'iterambere. Reka dukure urujijo kandi n'ibinyoma, dukure ibiduhuma amaso. Gucana inyuma uyu munsi babigize ikintu kiraho, ntabwo bikiri ikosa. Azakubwira ko agiye kureba inshuti ye bisanzwe, nyamara ihora ari inshuti y'ubwoko bw'umugabo, umusore. Azahora ameze nk'uri gushaka umugabo, nyamara we azabyita ubucuti. Uzaganira nawe gato mugira ibyo mutumvikanaho, ako kanya azaba afite undi muntu yandikira. Ako kanya yahise yandikira ati ntabwo ari kunyumva, nta gaciro ampereza. Nyamara uwo muntu ntabwo azaba ari wowe. Azabikora buri gihe atanabona ko buri jambo akoresha yandika ari ubugambanyi no gucana inyuma byambitswe uruhu rw'intama, byagezwe nkaho ntacyo bitwaye. Abagore b'ikinyejana, abagore b'ikinyejana turimo ntabwo bava aho ngaho ngo bagende. Ikintu bakora bahindura aho berekeza amarangamutima yabo. Kubera iki? Kubera ko baracyagukeneye. Kuko ni wowe ubasha kwishyura ibikenewe bakoresha, ni wowe bakemurira ibibazo. Nk'urugero, niba uri umugabo ukaba udashobora kugurira umugore wawe telefone ya iPhone igezweho, ibyo nta kibazo, afite undi mupangu. Kalisa w'ikirehe azamugurira iyo telefone. Ntabwo wabasha kumusohokana, nta kibazo, nta kibazo rwose, kubera ko uwo yita umuvandimwe we bavukana mu nda, nyamara ari umuntu uri aho bahuriye mu kazi, ibyo azabimukorera rwose. Urukundo rw'iyi minsi ntabwo rukiri amagambo no guhana amasezerano, ahubwo ni ubuzima bworoshye. Aracyari uwawe kugeza igihe uzaba utakibasha guhembwa neza mu kazi, amafaranga yagushyiranye. Rwose aracyari uwawe, wamumaza icyo ushaka kugeza igihe uzavuga uti hoya, ntabwo nzongera kugutakaza amafaranga atari ngombwa. Ubuzima nibukomera ntacyo uzaba ugisobanuye kuri we. Turi mu kinyejana nibura aho umugore aba afite abasore 3 ngo bamukunda nawe akunda. Aho umugore aba afite abagabo 3 bose ngo azabana nabo akaramata. Afite ibyerekezo 3 by'ahantu atuye, kandi byose na bose abibwira bakaba babyizera uko nguko.
muri weekend afite umusore wawo, afite uwo bajyana mu itorero gusenga ku cyumweru, ariko kandi afite n'uwo ku rubuga rukoranye imbaga umubwira ko ari mwiza buri gitondo. Abagore b'iterambere ntabwo bacana inyuma ngo bacane inyuma gusa, ahubwo bazenguruka abagabo, n'abagabo ni nuko nguko bimeze, ariko namwe ntabwo mworoshye. Baba muri za group tabara, bahisha ama application amwe namwe muri telefone, bashyira ku mbuga zabo umugabo umwe mu gitondo, nijoro bagasomana n'undi bamubwira ngo ijoro ryiza. Ubunyangamugayo, ubudahemuka ni agakingirizo konyine bakoresha bihisha mu maso mbere yuko hagira umugabo ubandikira muri message ubundi bagasara. Uyu munsi utekereza ko uri kubakana ikintu kirenze n'umuntu wita ko ari uwawe muhujwe n'amarangamutima, ariko kuri we uri urwandiko, uri nk'urwandiko rw'akanya gato, uri uw'akanya gato, uri nk'umushoramari yiboneye kandi ushora mu bye, uri nka ka kantu kari aho ko kwishingikirizaho gusa. Ubu butumwa buba bukomeye kandi uzabibona. Amafaranga naguhinduka ko akwitaho bizahindukana nayo. Nuhinduka ukita ku kubaka ibintu byawe aho kumusigishiriza inzara, ubwo nyine yatangiye kukwita umuntu mwahoze muziranye wa kera, ntabwo kigezweho. Ubutumwa umuhaye cyangwa se umwandikiye ubwo nyine buzatangira gusubizwa nyuma y'ibyumweru 6. Kubera iki? Urukundo rw'iyi minsi ntabwo rugishingira ku gushaka no kubona umuntu wa nyawe, ahubwo rwabaye gushaka no kureba kutaguma uri wenyine cyangwa se nta muntu ufite. Ibyo byose biraba gusa abagabo babaye ibinya. Imikino yose bayibakinira imbere, yose barayibona, abandi bagabo babahoberera abagore babo mu maso bareba gusa ntibabyitaho. Mbega abagabo b'iyi minsi ntabwo ari uko badakeneye urukundo, ni ukubera ko abagore b'iyi minsi bahinduye urukundo n'imibanire ibintu byo kwitanaho gusa. Wa wundi ubasha kumuhoza ku nkeke niwe umwegukana kurenza umugabo uhamye, kuko kurenza umugabo wa nyawe. Gusa abagabo bamwe babandi nkunda kubi bo bivira mu nzira, atari uko bafite ubwoba, ahubwo bamenye ubwenge. Barabizi neza ko utabana n'umugore ugufata nkaho kubana nawe hari igerageza. Ati reka turebe uko bizagenda. Nta nubwo yiteguye guhangana n'ibizaba cyangwa se bazazahura nabyo muri kumwe. Uwo muntu ni umugore cyangwa se n'umugabo nyabaki. Umugore cyangwa se umugabo ubana nawe kandi afunguriye andi marembo 3 abandi bagabo. Ijambo rya nyuma, niba ikimenyetso cya mbere cy'ibibazo uhuye nacyo kigushishikariza gushaka undi mukundana, ubwo ntabwo wigeze ukunda, wari urguhatiriza urukundo. Ubwo rero wa mugore we, umugabo narekera kukwirukaho akarekera kugushoramo amafaranga ye, wirira witamarira kuko nta mugabo n'umwe, kuko niba ari umugabo ubaho kuri iyi si ya Nyagasani witeguye gucurangira abahetsi akoresha amafaranga ye, igihe cye n'umutungo we. Ntabwo ari ubwoba, ahubwo atinya kubaka wenyine mu gihe wowe wishimishanya n'abandi. Uko niko kuri. Ntabwo uri umwunganizi nyawe partner igihe cyose witeguye kugenda ukabivamo. Nta mubare w'abagore waryamana nabo ukabahakana ubita inshuti, nta n'umubare w'abagabo waryamana nabo ubahakana ubita inshuti. Nta n'ubwitwazo wabona rwabasha kumvikanisha impamvu abagore benshi bicira itegeko rya mbere ry'urukundo, nyamara bakagumya bibaza impamvu nta n'umwe ukizera mu rukundo uyu munsi. Turasoje. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze ikiganiro, manuka munsi y'video ukore subscribe niba utarayikora, andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubaha ibiganiro byinshi. Nibagiwe guhereza ikiganiro like unagizanyiza abandi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwege mushyigikira. Naho utaha.